by'ukuri amashanyarazi hari imidugudu yagezemo ariko imwe n'imwe nko mu murenge wa Nasho ufite imidugudu igera muri 42 umuriro umaze kugera nko mu midugudu nka 15. Aba ni bamwe mu baturage batuye mu murenge wa Nasho mu karere ka Kirehe bavuga ko basigaye mu bwigunge kubera ko basigaye muri bake bataragezwaho umuriro w'amashanyarazi muri uyu murenge, mu gihe mu tundi duce iki kibazo cyakemutse kera. Abaturage bavuga ko bibabangamira kuko bidindiza iterambere ryabo, kuko ngo udafite ubushobozi bwo kugura imirasire y'izuba itamo gucana agatadowa. Ikibazo cy'umuriro mu gace kacu twarabuze pe, waravuga cyane ubutaka ku Gatare twebwe turawubura burundu. Abaturage batangije kuzana n'ubundi bavuga ngo n'umubanano barabitwara. Niyo nta muriro dufite twibereye mu buzima. Icy'umuriro muri rusange twebwe ntabwo turawubona, kandi ugasanga turi kudindira mu iterambere, turacyacana agatadowa. Ababasha kwigondera iriya bya emupani bakeya, ubwo natwe mu mudugudu wa Karama, umurenge wa Nasho, akagari ka Rugoma, ko twarawubuze burundu. Umuriro uba udafite ubushobozi bwo kuba yajya kujyana amasezerano n'amasosiyete acuruza imirasire, ubwo muntu ntabwo abona umuriro. Urabona nk'aho dutuye mu mudugudu wa Rushoka, duhana imbibi Rubiro, Kagese ifite umuriro, Rubiro igice kimwe gifite umuriro, bagabukira mu mudugudu wa Rushoka. Twebwe umudugudu wacu umuriro twarawubuze, kandi hano Murindi umuriro urahari, insinga zirize hejuru, twarambitse dusaba akarere, umuriro twarawubuze. Kuba bamwe mu bice by'umurenge wa Nasho nta muriro w'amashanyarazi bifite bidindiza iterambere ryabo, kuko ari ibikorwa bifuza gukora ariko umuriro ukababera imbogamizi ndetse bikabangamira n'imyigire y'abana babo. Amutse nyine no tugereye mu nzego nkuru mwadusabira ngo tukabona umuriro uko bikwiye cyane ko n'umuturage uri hasi utabashije kuba yakigurira imirasire ntabwo abona umuriro. Hari ibintu byinshi umuriro ufasha umuturage ku iterambere, ibyo rero ntabwo tubibona. Tukaba twasaba ubuyobozi ko rwose bwadufasha n'umuturage uri mu cyiciro cya mbere akaba yabona umuriro. Rwose umuriro twarawubuze kandi tubura tubona kutabona, tukaba tugacana peteroli, umwana wiwe akabura ko ajya muri Huretide, ubwo nyine ugasanga umwana atatara. Turabisaba umuriro twese tugereho. Iterambere nk'ubu abanyeshuri baba ba nyuma kubera ko batabona amatara yo kwigiraho. Ikindi cya kabiri ku muriro rero ni uko hari ufite nk'ubukorikori yagakoreye hano muri karitsiye, nabwo ugasanga nabwo biri kumusaba nko kujya gushaka ahandi nk'Ikayonza cyangwa se no mu Murindi ahantu basudirira, kandi hano naho twakabikoze. Saba n'umuriro wegereye mu midugudu kuko twasabye n'igihe kirekire ariko ntabwo ujya uboneka. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nasho avuga ko iki kibazo nk'ubuyobozi bakizi, ariko ko mu mihigo y'akarere y'umwaka ingo zose zituye muri uyu murenge zigomba kuba zifite amashanyarazi. Ikijyanye n'umuriro nuko ni gahunda y'igihugu y'igihe kirambye, uretse kuba muri irrigation scheme dukoresha umuriro, ariko hari na gahunda y'igihugu no mu mihigo y'akarere turayifite, no mu mihigo y'umurenge 2018-2019, aho ingo zituye umurenge wacu zose zigomba kuba zifite amashanyarazi. Ubu twaratangiye cash power ziri gushyirwa ku mago, ndetse dufite na company n'ubuyobozi bwa REG babikurikirana umunsi ku munsi. Ntabwo kirakemuka 100%, ni ikibazo tuzi, ariko twebwe ubuyobozi bw'akarere ndetse n'ubuyobozi bw'umushinga dukorana mu bya irrigation tugifite mu maboko kugira ngo abaturage bose babone umuriro. Nubwo hakiri bimwe mu bice by'igihugu bitaragerwaho umuriro w'amashanyarazi, muri gahunda ya guverinoma y'u Rwanda biteganyijwe ko bitarenze mu mwaka wa 2024 Abanyarwanda bose bazaba bafite amashanyarazi, aho kuri ubu abayafite babarirwa hejuru gato ya 40%. Ni inkuru ya Jean Leonard mu ijwi rya Joseph Nyonzima.